ese none wowe ufite intego yo kubyinisha abantu ivumbi rigatumuka icyo uzabungura niki nguretse indwara bazaterwa n'iryo vumbi kindi bazunguka niki ni nkuko wenda ushobora kumva inkuru nziza mbese nkumva nasimbutse narenze urupangu bigaragara ngo inkuru nziza ni inteye gusimbuka ariko si icyigisho ntanze ngo bazasimbuke barenga urupangu ahubwo amen amen. hari ahantu mperutse kugera abantu bavuza amapende bahenereje abapagani baje kubareba ngo mbese ko bava ngo turagwa ngo sibo batugusha ubwo surumva ikiza bakuyemo niki bakwiye no kumenya umukumbi bafite ndetse izicumbagira bakazigenza buhoro izivunitse bakazishyira ku bitugu ngira ngo tabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwakorana umwete Theophile, ndashima Imana ko ikomeje kubana natwe no kuturinda twatura amahoro, izina ryayo rishimwe rihabwe icyubahiro. Nubwo mvuze ngo twatura amahoro, turabizi ko mu isi nta mahoro yuzuye tubabonera, n'abafite ibibazo mwihangane, dufite Imana ishobora byose. Ubwo rero nkuko mubizi iyi ni Witsemba Kwaya YouTube channel yacu, aho tuganira ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bitandukanye kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rishyirwe hejuru, bari hirya no hino bakomeze bafashwe mu buryo bw'umwuka ndetse rimwe na rimwe no mu buryo bw'umubiri bagafashwa. Ubwo rero uyu munsi wa none uko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umupapa, kugira ngo siko bwa mbere tumwakiriye aha ngaha, gusa ntaramwakira ndagira ngo mbanze senge, nimara gusenga tumwakire dukomeze tuganira. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe no kuturinda, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ukomeje kuturinda, turi amahoro kubw'imbabazi zawe. Nuko turasenze tukwinginga ngo muri aka kanya ubane natwe, utuyoborere dushaka bibo mu izina rya Yesu, amen. Reka tukwakire rero, ngira ngo sibwo bwa mbere twaganira, abakwibuka ndetse biranashoboka ko bababonye bwa mbere na mbere, kugira ngo mubanze mutwibwire dukomeze tuganira. Haleluya. Amen. Murakoze cyane twakira. Nitwa nta mugabo umwe Etienne, nkaba ndi perezida wa korali Witsemba. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 7. Nkuko rero mutwakiriye, biragaragara ko natwe twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Nkuko rero mubibona, ubushize twari twaganiriye ariko nari njyenyine, ariko uyu munsi ndi kumwe n'undi mukozi w'Imana twazanye, ngira ngo rero nawe akomeze asuhuza abadukurikiranye. Imana ibaho umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Yakabumbye Etienne, nkaba rero ndi pastori umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rundoyi, yewe ni rya Gasovu, ariko by'umwihariko nkaba ndidirije bakorale Witsemba, n'ubundi korera umurimo w'Imana muri iryo torero rya Gasovu muri paruwase ya Rundoyi mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Nakoze cyane. Yego, Imana yo umugisha. Ushize twaganiriye na perezida, none uyu munsi wa none yadutekerejeho atuzaniye na dirija. Imana yo umugisha. Gusa hari kimwe cyo numvisemo ko dirija ari na pasiteri, sibyo buriya? Yego. Ubwo sibwo ku bantu badukurikiranye bakwibaza ngo umuntu abadirija wa korali akaba na pasiteri, ibyo bintu ubundi bibaho cyangwa ni kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ngo ni mukuru ngo nayobore mu buryo bw'icyubahiro, biri aho ngaho atari dirija byanyabyo? Mwadusobanurira. Muri make rero Yesu yaravuze mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 26, ngo Yesu arabitegereza arabwira ati ibyo ntibishoboka ku bantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Bityo rero
ibyo tubona bidashoboka ku bantu ku Mana birashoboka. Kandi iyo dusomye umutumwa bwiza kubwanditswe na Matayo n'ubundi igice cya 25 umurongo wa 14 kugeza umurongo wa 30 tuhabona inkuru y'abagaragu bahawe mina 10 bagende bazigenzure. Kandi wakurikirana ugasanga hari uwahawe mine 5 n'uwahawe mine 2 n'undi ahabwa mine 1. Abo bose rero nubwo mina zari zitandukanyije umubare zose nyiri kuzitanga yarakeneye inyungu. Bityo birashoboka ko umwe ahabwa imirimo 2 mu itorero undi 3 undi 1, ariko bose nyiri kuyibaha akabakeneye ko bayikora kandi bakayisohoza kugira ngo azerekane inyungu ya buri murimo. Aha, Imana ishimwe cyane. Gusana n'ubu ndacyafite ikindi kibazo. Muravuze muti byose ntibishobokera abana ariko ku Mana byose birashoboka. None tukibaza ngo usanga abapasteri bagira imirimo myinshi cyane, ugasanga rimwe na rimwe bagenda mu ivugabutumwa hirya no hino. Ngira ngo niba ntibeshye n'ubundi tujya tubabona kuri YouTube mwagiye ahantu hatandukanye mu ivugabutumwa. Ibyo bintu mubihuza mute kugira ngo ivugabutumwa rikoreke neza ariko na ya korari nibakenera ibabone? Rero numva mbere yuko ngiye icyo mvuga perezida wa korari nawe namuha ijambo kabisobanura uko ayibona, niba abona hari icyuho kiboneka mu murimo cyangwa se niba abona ibintu bigenda neza nawe yatanga ubusobanuro nyuma mbere yuko ngira ikindi navuga. Nakoze. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko dirija abivuze, hari ibyo umuntu abona bidashoboka ku bantu ariko ku Mana bigashoboka. Nge nkurikije igihe tumaranye n'umukozi w'Imana uko akora umurimo w'ivugabutumwa hirya no hino ahantu hatandukanye, yewe uretse n'aha mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze yacyajyaho, kandi akavugabutumwa bishobora kumara igihe. Ariko hari uburyo mbona yateguye umurimo ku buryo nta cyuho kiboneka. Hari uburyo bw'abafasha bamufasha mu gihe adahari, ariko kandi by'umwihariko twabonye uburyo Imana yamuhamagaye butangaje cyane. Yenda nk'abakurikirana korari Witsemba kuri channel yayo, murabona ko tugira indirimbo nyinshi kandi ni nawe muhimbyi wazo. Ubwo rero niyo ari mu ivugabutumwa ahimba indirimbo. Ubundi uko mubizi cyane cyane umurimo wa dirija harimo gutoza korari ariko cyane no kwihimbira indirimbo. Ubwo rero ahimba indirimbo, ndetse ikintu navuga gikomeye kuri we nuko akora ibishoboka byose akanazitwoherereza mu gihe atari buze vuba, tukaba twanaziga hakoreshejwe ikoranabuhanga nko kuri telefone se, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero navuga ko nta kibazo tugira mu gihe cyose gitambutse akora uyu murimo. Ntabwo korari yigeze igira ubukene haba ku ndirimbo cyangwa se ngo ibure uburyo bwose bugendanye n'imirimo ya dirija. Ndumva ari icyo nabivugaho. Imana ibafashe. Ndatekereza ko banteze amatwi musobanukiwe. Bundi mu by'ukuri ikintu kiba gikenewe ahanini ni ubushake. Umuntu ashobora kugira akazi ka leta ariko akibuka ko afite n'urugo, ubwo yo yabishyize umutima abikora neza kandi urugo rukubakwa n'akazi afite kagakoreka. Nanjye rero ari ivugabutumwa ni umurimo nahamagariwe, ari ukuyobora korale nka dirigeant nawo ni umurimo nahamagariwe. Nkuko Pawulo yandikiye Abakolosayi mu gice cya 4 umurongo wa 17 niho yababwiye ati kandi muzabwire Arukiko muti ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu uwusohoze. Byumvikana rero ngo umurimo twahawe
basabwa kuwusohoza. Wambaye utese ubikora ute ashaka kunganira president umurusho kumva neza uburyo umurimo ukoreka. Ubundi hari igihe kera tutaragira ikoranabuhanga rihagije, agena hamagaraga baririmbye nka 3 cyangwa 4 cyangwa 5, ubwo tukaba twakwiga nijoro nkabigisha indirimbo wenda nk'eshatu enye se eshanu kugeza ubwo bazifashe nabo bakazazigisha abandi. Ibyo byose rero ni uburyo gukora umurimo w'Imana, kubera ko ari mina nahawe yivuga butumwa ikeneye inyungu, ari na mina nahawe yo kuyobora korali nka dirigeant nayo ikeneye inyungu. Gusa byose nkabishobozwa na Kristo, nkuko Paulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 4 umurongo wa 13 aho yavuze ati nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Murakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Gusa bikomeje gutangaza n'ubundi ngira ngo abantu bakora umurimo wanyu wo kuba pasiteri no kuba badirija, sinzi niba banahari ntabyo nzi, ariko bishoboka kwenda hari bahari, ariko ntago yabyoroshye n'uwabyumva ntago yabyoroshye. Ariko hari ijambo ryiza muvuze, muravuga ngo Paulo yaravuze ati ibyo byose mbishozwa na Kristo imbaraga. Imana ishimwe habwe icyubahiro. Hari ikindi perezida yavuze ngo mu byo guhimba indirimbo namwe mugikomojeho kumuzimba mukazohereza cyangwa se mwamuhari mukaziyigishiriza, birumvikana. Hari akandi kantu ngira ngo mbibarize, ubundi indirimbo nka pasiteri, ubundi indirimbo ihimbwa ite? Iyi ndirimbo ihimbwa ubundi umuntu ayihimba ate kugira ngo n'abantu badukurikiye babadirija baze kubyumviraho? Umuntu yahimba indirimbo ayihimba ate? Imakero nkuko bivuze ngo shoboza byose na Kristo imbaraga, byose Imana nibitanga. Igitabo cy'Imigani cya 2 umurongo wa 6 mwanditse ngo Uwiteka ni utanga ubwenge. Kandi tubona ko burya na Salomo yahimbye indirimbo nyinshi kubera ubwenge yahawe. Bundi twasoma mu gitabo cya Zaburi ya 47 umurongo wa 8 nubwo ari wa 7 muri Bibiliya za kera, haranditse ngo kuko Imana ari umwami w'isi yose, muririmbisha ishimwe ryayo indirimbo ihimbishijwe ubwenge. Bambaje utese indirimbo bayihimba bati? Bundi guhimba indirimbo bihuje no gutegura icyigisho cyangwa se ikibwirizwa. Kuvuga ngo guhimba indirimbo bigendanye ni nko kubaka inzu. Guhimba indirimbo nuko umuntu ashobora kubaka inzu akamenya uko biri kose, harabanza fondation, nyuma rero hakurikireho ikibambase cyo gihimba, ubundi hakurikireho igisenge. Nani ko rero n'indirimbo yubakwa bisaba kubanza kumenya ngo mbese intego ni iyihe, hanyuma intego bamara kuyibona ariyo fondation, nyuma rero ugashaka igihimba, mbese nk'uko wakubaka igikuta nyine cy'inzu, nuko ubundi ugasakara. Ntabwo rero ahimbye mwene data mu gerageza guhimba indirimbo, ntabwo igikuta wakigira igisenge, kandi ubwo wakigira fondation, buri ikintu kiba mu mwanya wacyo. Urugero ndatanga urugero kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ushobora guhimba indirimbo bavuga ati turi mu rugendo rugana mu ijuru, rero bigaragara ngo abantu bateye amatsiko, muri mu rugendo rugana mu ijuru. Mu ijuru se hari iki? Ubwo rero fondation, turi mu rugendo rugana mu ijuru. Igikuta kirabikiherera. Igikuta ni ukubwira abantu ijuru ujyamo birimo iki wakumbuza abantu. Nibwo rero ushobora kubwira abantu uti mu ijuru nta rupfu rubayo, mu ijuru ni heza, nta ndwara, nta vangura ry'amoko, nta nzangano, mu ijuru nta nzara. Rero aba werekanye ibyiza by'ijuru. Nyuma yaho rero icyo bita igisenge ariyo conclusion mu Gifaransa, umwanzuro. Ushobora kwanzura ubwira abantu uti abashaka kujyayo bakora iki, gatanga inama abifuza kujya muri iryo juru. Dore icyo basabwa gukora, basabwa kwihana ibyaha, ayindi mpongano,
basabwa gukora ibyo Imana ishaka nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 21, aho Yesu avuga ati buri wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Buri muri make ukaburanzuye ese nka wa muririmbyi wa 400 mu ndirimbo zo gushimisha Imana waririmbye ati twebwe wasiganirwa aho dutegekwa ati twitegeye ururembo tuzagutahamo. Aza kugaragaza ibyiza by'urwo rurembo ati urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Arakomeza ubwo ati reka mbaganirire ibiri muri rwo mumenye ibyiza byarwo murwifuze namwe. Nyuma rero abageze ku gikuta aricyo gihimba aravuga ati urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta ndwara nta byago. Yanzuye aterero, yanzuye atanga inama ariko n'ubwo bimeze bityo ntabwo ari gupfa kujyayo, atudakijwe wese ntazatahayo kuko azahitwa hanze hamwe na Satani. Nyuma amaze gutanga inama atyo rero avuga ati musige ibyino mu isi, musige ibyino mu isi bitazahoraho, mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo ku bantu badukurikiye babashe gusobanukirwa uburyo ki indirimbo ihimbwa, n'abatari bakabimenye uko biri kose barabimenye, kuko ndabizi hari ukuntu umuntu ahimba indirimbo akabyuka akabona amagambo runaka akapfa kuyegeranya uko abonye akajyana akigisha abantu ngo ni indirimbo, bikaba birarangiye. Uko biri kose hari icyo abantu bamenye ko guhimba indirimbo ni nko kubaka inzu, bisaba kubitegura ukamenya ko hari fondasiyo, ukamenya ko hazamo n'igikuta, ukamenya ko haza n'igisenge hejuru. Hari ikintu muvuzemo gikomeye, muravuga ngo umuntu ntabwo yahera hejuru ngo abanze ashyire igisenge amanuka ajye hasi akajya gushyiraho fondasiyo, ahubwo ahera hasi azamuka. Imana ibaho umugisha rero. Uko biri kose abantu bagerageje gusobanukirwa mu murimo w'ubudirija. Tuzi koko habamo guhimba indirimbo, hakabamo no gukurikirana imiririmbire. Ubundi uretse guhimba indirimbo nk'umudirija, izindi nshingano z'umudirija, ibindi bintu bagomba kubakora buriya ni nk'ibihe? Uko biri kose nyine dirijon cyane cyane abagomba kumenya mbese korale iraririmba ite, nicyo kintu cya mbere, ndetse ku buryo akurikije iteraniro bafite agomba kumenya ngo korali izaririmba ite, ari we utanga gahunda. Niba ari uko bazaba batashye mbese bazaririmba bate, ese bazaririmba indirimbo ivuga kuki, niba ari ubukwe nyine bazanaririmba indirimbo ivuga ku bukwe nyine. Bityo rero uwo ni umurimo nyine wa dirijon, uretse ko asabwa no gutondeka abaririmbyi, bamenya ati mbese uyu muntu ari mu mwanya we, yaba ari mu mwanya we, uyashoboye irijwi, uyise ntarishoboye, noneho ku buryo akoresha abantu baririmbyi akurikije n'ubumenyi bafite. Bamenya ati uyu nguyu azaririmba irijwi kuko niryo ashoboye, uyu nguyu ashoboye ntashoboye iri. Bityo rero nicyo nacyo ni kimwe mu mirimo isabwa dirijon. Okay, akunda kumvise. Gusa hari akandi kantu ntumvise neza. Ubundi nk'abadirija indirimbo ziririmbwa uretse mu bukwe, icyo mu bukwe muri mukivuze mu iteraniro, ubundi muvuga ko abantu bafite indirimbo nyinshi, ubundi mushingira kuki muvuga ngo ku cyumweru muzaririmba izi n'izi? Hari igihe se numva ngo byahindutse, ubundi biba bihinduwe n'iki? Yego rwose. Uko biri kose rero burya hari ijambo rihara mu gitabo cy'imigani igice cya 27 umurongo wa 13, 27 umurongo wa 23. Igitabo cy'imigani igice cya 27 umurongo wa 23 aranditse ngo gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze kandi ufate neza amashyo yawe. Birashoboka ko rero turepeta tugategura indirimbo tuzaririmba ku cyumweru cyangwa se mu iteraniro runaka, hanyuma noneho abashyitsi badusuye bakwitegeza tugasanga
muri make umwanya barimo cyangwa se uko bahagaze mu nzira y'agakiza ntabwo bihuje n'ayandi ndirimbo twateguye. Bigiye rero biba ngombwa ko indirimbo ihinduka, batwaririmba indirimbo irubaka abo bantu baje. Iri jambo ngo gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, fate neza amashyo yawe. Aricyo ishatse kuvuga, ushobora kuba ufite abana 3, 4, 5 ukamyita uyu nguyu yari y'ibijumba ubona arya afite ubushake, ariko uyuwe iyo twatetse ibijumba arariraho ntabwo arya. Ukamyita icyo akora arya uko twatetse ibirayi ubugari se. Ubwo ni ngombwa kumenya n'abakristo bari imbere yawe, babita uko biri kose uyu nguyu yahabwa iyi nama, uyu yahabwa iyi nama. Akaba ariho rero n'indirimbo zigira gute zihindukira. Ikindi birashobora ko dusurwa n'umushyitsi akatuganiriza. Niba tuganirije rero tukumva ijambo Imana yashyize mu mutima we, rirarasa riravuga ku buryo bunyuranye na ya ndirimbo twateguye, icyo gihe birasaba ko twahindura tukavuga tuko biri kose dukurikije ubutumwa yavuze buruzuzanya n'iyi ndirimbo. Ko ntabwo ari byiza ko umwigisha yigisha ngo ni mwihane, hanyuma twebwe baduha kuririmba nyuma ye tuti mu ijuru tuzajyayo. Ubwo tugomba icyo gihe tuvuze ngo twe tuzajyayo tutihane, ahubwo tugomba kumwunganira tuti ijuru ni ry'abihanye. Bareba indirimbo mbese irimo kwihana nk'uko n'uwo mushyitsi nawe Imana yamukoresheje, bityo tukuzuzanya ntiduse nk'abari gusenyana. N'ibyo nabyo ni ngombwa rero. Ubundi hari ukuntu umuntu ajya mu iteraniro yagerayo mwigisha yamara kwigisha bakakira korari ikaririmba, korari yaririmba ukumva ibyo umuntu yigishije n'ibyo baririmbye ntaho bihuriye. Ugasanga vuge nk'umwigisha arigishije nk'ijambo riba muri Yesaya rivuga ngo umva wajuruwe nawe wasiwe nongeje abana ndabarira bamaze gukura barangumira. Ubwo uko biri kose aragerageza kwigisha avuga ko abantu twagomeye Imana. Noneho korari yajya kuririmba ugasanga bashyizemo indirimbo yo kugira ngo babyine, barangiza bakabyina ivumbi rigatumuka. Ubwo hajya ubundi ibintu bari byo cyangwa ntago bari byo. Ibyo rwose ntabwo byuzuzanya, ahubwo bigaragara ko n'ubidirijo korale cyangwa niyo korale bagira ngo umwigisha yigishije badakurikira. Rwose ikintu dusaba kumenya ni uko tugomba kuzuzanya. Niba Imana yatanze ubutumwa butubanziriza kumva umurongo burimo, ni ngombwa ko n'amakorali ahawe kuririmba mbere y'uwo mwigisha nako nyuma y'uwo mwigisha. Ni byiza ko agerageza kurasa ku ntego umwigisha kugira ngo message irusheho kugenda yubaka abantu bateze amatwi nyine bagakuye ko biri kose ni korali nayo nawe yunzemo ivuga gutya, nuko igendana n'umwigisha. Zero n'ukuri niko gukora umurimo w'Imana kandi tugendana ubundi twubakana tugasenya. Nono impa perezida tumuvugishe mubaza akantu gatoya. Mpera perezida mikoro mubaza akantu gatoya. Hari ikintu narimvuzeho cy'amakorari ajya kuririmba akabyina, sindabona mwe muririmba ngo mubyine. Kwera iki mwe mutabyina? Ubundi ni icyaha cyangwa nuko mwisaziye wenda hari mu ubona mwe mutabyishobora ibyo bintu bimeze gute? Murakoze cyane. Ni koko korari Witsemba ku badukurikirana ntabwo tubyina, kandi si uko twanabyigeze, ahubwo nuko intego korari Witsemba dushyira imbere cyane ni ukubwiriza abantu ubutumwa kugira ngo bihane. Nimukurikirana n'indirimbo zacu niko zubakitse, ndetse ngira ngo n'uburyo zubakitse nta nubwo ari indirimbo zabyinika, ni indirimbo zifite injyana itandukanye n'iby'imidiho. Ubwo rero muri make twumva intego yacu cyane si ukubyina, ahubwo ni ukuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo bishoboka abantu
bahindukire bamenye icyo Imana ibashakaho, cyane cyane ko hari icyo nabonye ku ruhande rwanjye. Hari aho twagiye tujya ukabona yenda hari n'abantu bakunze kubyina, nibyo yenda niko baba babyumva, nta nubwo tubagaye, ubwo niko yenda se baba babyumva. Ariko icyo twagiye tubona yenda abantu barebaho, nagiye mbona ikintu kibabaje aho twagiye tujya nko mu Mavuna, kabona korali iraririmba itambukije ubutumwa, abantu barabwumvise rwose, ubona bakurikira, ndetse n'abasinzi yenda banaje n'abandi bantu batandukanye bari nka hariya bahagaze bumva. Noneho hajyaho korali yabyina, ukabona wa musinzi aho yari atangiye gutera intambwe ahava, ukabona araje gake gake, ukabona araje, ukabona yahise yivumbikamo nawe, ukabona yahise abyinana nabo. Ndetse hari n'ibyo twagiye tubona, ukabona umuntu mbese uhari ufite nk'ikibazo cyo mu mutwe, naho ukabona araje, ukabona agiyemo, ukabona mbese ibyari ivugabutumwa bihindutse ibintu utamenya umurongo birimo. Ibyo rero tukabona ko mu by'ukuri nabyo hari igihe umwanzi abigenderamo kugira ngo yice ivugabutumwa. Muri make ndumva ari icyo nabivugaho. Ubundi korali Witsemba twafashe umurongo wo gutambutsa ubutumwa, ariko bitatubuza kunezererwa Imana, ariko muri gahunda, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ibintu byose tugomba kwirinda gukabya. Ndumva ari icyo nabivugaho. Murakoze cyane. Wadufasha ukaguhanadiriza mikoro akagira icyo atubwira kuri icyo kintu cyo kubyina? Ubwo hari waba bareba nkuko nigeze kwikomozaho, avuga nti cyangwa nuko indari mukuze mukabona ibyo bintu byo kujya kwiterera hejuru mutabishobora. Ndagira ngo nawe atubwire kuri icyo kintu cyo kubyina. Muri make rero nuko president abivuze, burya natanze uryo nabwe nti nyiri gutanga mina cyangwa itaranto, icyo yazitangiye yashakaga inyungu. Ntabwo korale twahamagariwe kubyina, ahubwo twahamagariwe kuvuga ubutumwa kugira ngo bishoka imitima y'abantu ihinduke. Kandi koko hari ikindi president avuze ikindi kintu president avuze cyiza, ntabwo ari uko tutanezerwa, ahubwo ibintu byose bigomba kugira gahunda. Gusa hari message nshaka gutanga ku bantu banteze amatwi. Hari yerekwa nagiyemo ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017. Icyo gihe hakaba hari kwa gatandatu, hakaba hari ku cyumweru, hari kurenye z'ukwezi kwa gatandatu 2017, nibwo nagiye muyerekwa ari mu gitondo. Noneho nza kubona mbona umuntu aduhagaritse hamwe, ndi umupastori na mugenzi wanjye nawe ari pasiteri, ubwo twari babiri. None haraduhamagara aratubaza ati ese mufite ntego ki? Nibwo yaje kubaza mugenzi wanjye ati muri uyu murimo w'upastori ufite ntego ki, umugambi ugambiriye cyangwa se icyo wumva wageza ku itorero ni iki? Uwo mupastori mugenzi wanjye aramusubiza numva ati njyewe intego yanjye ni ukubyinisha abantu ivumbi rigatumuka. Amaze kuvuga atyo ati niwo mugambi wawe? Ndati nanjye arampamagara arambaza ariko se wowe ufite ntego ki? Ndamusubiza nti cyakora njyewe intego mfite ni ugutanga ubutumwa mu byiciro bitandukanye, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, aho nkabigisha kwera imbuto zikwiriye abihanye kugira ngo Imana ibashe guhabwa icyubahiro. Maze mvuze ntyo nyiri kutubaza arambwira ati nangwa nawe. Niko kumbwira ati rero muri iyo message uzatanga uzibuke kubwira abantu bite kuri ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 13 uhere ku murongo wa 6 ukageza ku murongo wa 7, aho Yesu yatanze urugero rw'umutini wari warahinzwe cyangwa waratewe mu ruzabibu. Nuko nyiri umutini ngo aza gushakiraho imbuto, nibwo yaje ngo asanga nibibabi gusa. Nuko ngo arabaza ati uyu ni umwaka wa 3,
nsuriye umutini nshaka imbuto sinzibone. Ati reka nkuce, atese urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka. Ariko cyakora umuhinzi cyangwa se wari ushinzwe guhingira urwo ruzabibu rwo rutoke aravuga ati oya databuja, atereka nkuhingire mufumbire, ati wenda uyu mwaka gusa wenda uzera, ati cyakora nutera uzawuce. Bityo rero nyiri gushyira umutini mu ruzabibu cyashaka ni imbuto. Abangira ngo namwe abanteze amatwi mwibuke ko kubyina bidahindura abantu ariko nibihindura imitima. Ariyo mpamvu tugomba guhirimbanira gukora cyahindura imitima y'abantu. Gusa nakongera indi message. Uyu muntu yaje kutanga nyiri kutuha imirimo yarabajije atese none wowe ufite intego kubyinisha abantu ivumbi rigatumuka icyo uzabungura niki? Nguretse indwara bazaterwa n'iryo vumbi kindi bazunguka niki? Bangira ngo rero bantu mukorera Imana makora mwahamagawe basabe mbere na mbere yo kunezerwa mwanze muhindura imitima y'abantu ubwo mushimishwe nuko hari abahindutse ubwo ubutumwa mwatanze none mubone kunezerwa muti kubera ko twatanze message igahindura imitima y'abakanaka nyakanaka kava mu byaha kandi akagahinduka kabicyari mu gishya. Mureke duhe Imana amashyi twishime tunezerwe, ariko mwishimishwa no guhaguruka uko muhagurutse ngo kubyina uko muhagurutse ngo kubyina. Nicyo kintu ndagira ngo nkibabwire, mubanze mugire icyo mubona cyungutse hanyuma mushimishwe n'inyungu mwagezeho, nabyo ni ngombwa. Uwiteka bafashe cyane, numva ari iyo nama natanga. Rero Imana ibagire neza, murakoze. Aha, uko biri kose abadukurikiranye bakomeje kumva no gusobanukirwa. Gusa hari akandi kantu bashobora kwibaza, ngira ngo mbabarize nabyo bisobanuke babyumve neza. Hari ukuntu ubona korali ihagurutse ugiye kuririmba, batangira baririmba indirimbo yitonze, abantu kubona basa nkaho batabyitayeho, ariko bashyiramo indirimbo yihuse ubona urusengero rwose rurahagurutse. Ahari ubwiye korali ntishobora kuvuga ati rero buriya za ndirimbo zihuse buriya nizo nziza, nizo zituma abantu bafashwa bikabarenga bikagera naho bahaguruka. Ako ko ntago magasobanura kugira ngo nako bakumve. Muri make rero hari n'ijambo uvuze, ijambo gufashwa naryo ndashaka kurivugaho. Ajya usanga abantu ibyo twita gufashwa atari ko gufashwa kuvugwa. Ubundi ijambo gufashwa ntabwo ari ukubona umuntu yabyinye cyane cyangwa umuntu arahagurutse, ntabwo ari ko gufashwa. Ijambo gufashwa ubundi abaswahili bita kuguswa, bisobanuye gukorwaho. Ijambo gufashwa nukuvuga ngo nuko wumva ijambo noneho ryagukoraho ukumva ritumye ureba ahandi hantu utarebaga, rikaba ryagutera gukora imirimo myiza utakoraga. Icyo nicyo bita gufashwa. Naho kuvuga ngo mbese muri make kubera ko umuntu ubonye abyina nawe uti nanjye numvishe najyamo, kuko ubonye mbese anyeganyega uti nanjye numvishe ari byo, ibyo ntabwo ari ugufashwa. Icyakora ni ukwinezeza, nicyo navuga, mu ruhande rw'umubiri ariko bitari mu ruhande rw'umwuka wera. Ndatanga urugero. Bibiri tubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu, ndakeka ko ari igice cya kabiri ahubwo umurongo wa 37 na 38 hatubwira ko mu gihe abantu bumvaga uko Petero na Yohana bavuga, mu gihe Petero yatangaga ubutumwa, biranditse ngo abantu babyumvise ngo bibacumita mu mitima. Iki nicyo bita gufasha, bibacumita mu mitima. Nibwo baje kubwira Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, twebwe dukore dute? Urumva kwera ikintu kinjiye mu mitima yabo, twebwe tugire dute? Icyo nicyo bita gufashwa. Abo tese ko numvise ijambo nkumva ndi kure, nje nakora iki ngo aho ndi mpave nanjye mbashe kugera ku cyo mwagezeho. Ese ko numvise ndi kure y'ubwami bw'Imana, ni iki nakora nanjye ngere kuri ku nzira y'agakiza, nanjye mbashe kuzajya kubyasezerano. Icyo nicyo bita gufashwa. Ubundi umuntu yafashijwe ashobora kuba atatanga icyacu akagitanga. Iyo umuntu yafashijwe n'ijambo ry'Imana ashobora kuba ataraza agaciro k'umugore we akakamenya, ataza agaciro k'umugabo we
agaciro ka se na nyina, akakamenya kubera ijambo ry'Imana rimukoze ku mutima. Ubwo rero niko gufashwa, naho bumva gufashwa ari ukwinezeza, abo ndajya mbabwire ngo ntabwo ari ijambo ry'Imana rivuga. Imana izabafashe. Niyo mpamvu perezida nawe bivuze ati bitera hari usanga abantu bavuga ngo bari kwishima bari kubyina, ukabona n'abasinzi bagiyemo, none se bavuga ngo umusinzi arafashijwe aretse gusinda se ko ari bwo ari kubafashije nuko ukabona umusazi uri mu myuka mibi nawe ati yo ati mungeza hanjye nanjye. Nuko urumva rero ko ibyo ni bimwe mu biha Satani intebe. Ngero nkanjye nkurikije n'ivy'Imana yambwiye muri 84 mu kwezi kwa karindwi 1944 mu kwezi kwa karindwi ubwo nagiye myerekwa ari kuri 25 z'ukwezi kwa karindwi 84 ari kwa gatatu. Imana yambwiye ngo umunsi twabonye mwitore ntabwo bizoni muri ADPR gusa, hirya no hino mu basenga Imana, kubona abantu bakunda kubyina kuruta kumva ijambo ry'Imana, kubona abantu batanezezwa n'indirimbo zo mu gitabo kubera ko zitari kubabyinisha. Rero tukumva abantu baravuza induru mu rusengero, umugore kumva umugore ngo akumya karuru ngo mu rusengero tuzamye ko shitani yinjiye mu itorero. Ngo bigaragara ngo nivyo nababwira, nkaba nifuza ko rero abashima Imana tuyishima mu buryo bukwiriye muri gahunda tudakabya. Cyakora nanone n'abitonda nabo tugomba kwitonda ngo ntitukabye, nabyo birashoboka. Ariko ushobora kuba ngo uritonze nabwo bikitwa gukonja, aho kwitwa kwitonda basanga bimo n'agakabya. Ngombwa ngo n'abitonda nabo agerageze kwitonda ariko be gukabya, ariko n'abahimbaza be gushaka gukora ibintu byo kunezeza imibiri, ahubwo mukora byo kunezeza Imana. Numva ari cyo nababwira. Murakoze cyane. Aha, murakoze namwe. Bamera perezida mikoro nkamubaza kaka gatoya kuri iki kintu. Turacyari kuri iki kintu cyo kubyina nyine, kubera ko usanga benshi batabivugaho rumwe, ndetse mwagerageje no kutubwira iby'iyerekwa mwagize by'umupasiteri wavuze uti yewe ngewe no kubabyinisha ivumbi rigatumuka. Uko biri kose ntago ari we gusa, tubona n'abandi benshi cyane bakora iki kintu cyo kubyinisha abantu, n'amakorari menshi abyina cyane. Ndetse iyo ukurikiranye usanga nka korari yiraserukira nk'ahantu runaka, ugasanga bateguye za ndirimbo ziratuma abantu babyina, ahubwo kugira ngo bize kugenda neza. Ubwo rero hari icyo nshaka kubaza perezida tukiri kuri icyo kintu. Hari abitwaza Dawidi bakavuga ngo Dawidi ngabonye isanduku y'isezerano itashye ngo yaranezerewe ngo arabyina. Noneho hari n'ikindi bongeraho bakavuga ngo si ibyo gusa, iyo usomye muri Zaburi n'ubundi Zaburi ya Dawidi Korani usanga harimo ibintu byo kubyina. Atetse none ibyo bintu ngo ababa babitubuza ntibaba bari kuturenganya, ni kugira ngo abantu nyine bakomeze basobanukirwe. Icyo kibazo n'ubundi cyabazwa nge nibyo rwose. Aya ngo babwire bene data n'abashiki banjye munteze amatwi, dusabwa kwitonda. Yesu yaravuze muri Matayo 24 umurongo wa 15, wenda ntagiye gutangira ijambo ry'ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ijambo riheruka umurongo ati ubisoma byitondere. Iyo jambo ngo ubisoma abyitondere, bigaragara ngo amagambo dusoma iyo hatabaye kuyasobanukirwa dushobora kuyobya abantu tuzi ko turi kubabwira ukuri. Niyo mpamvu no muri Matayo 15 umurongo wa 10 Yesu yavuze ati mwumve musobanukirwe. Aho dusoma ngo ahamagara abantu arababwira ati ni mwumve musobanukirwe. Bibiliya itubwira ko Dawidi ari we nyiri ko kwandika nyine amagambo arimo kubyina muri Zaburi zitandukanye, ariko Dawidi muzarebe imyitwarire ye, nubwo bigaragara ko yabyinye umunsi umwe mwitero ukagwa, akaba ari cyo n'abantu bubakaho, ariko Dawidi ntabwo cyari icyigisho ari gutanga bazamwigane bajye babyina imyitero igwe.
kubera ko kugusha umwitero uri kubyina ntacyo byaheshaho Imana icyubahiro. Wasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 umurongo wa 14, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 umurongo wa 14, usanga handitswe ijambo ngo Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose. Aho wabisobanura ute? Kuki bitanditswe ngo akajya abyina mu byo yakoraga byose? Bitanditswe ngo yakoraga ibintu byo gushabuka cyane. Ngo Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Ese ko utaranyereka wanditswe ngo yarabyinnye Imana ibana nawe? Ahubwo twadusomye ngo akajya yitonda mu byo yakoraga byose. None ikindi ambaza tese ko Dawidi yabyinnye umwitero ukagwa, ibyo abantu bubakaho. Ese Dawidi yabyinnye kangahe? Ni inshuro ebyiri cyangwa ni inshuro imwe gusa? Ni inshuro 5 cyangwa ni imwe gusa? Ese byo byari bitewe n'iki? Aricyo rero abaswahili bita ngo ni nadra, bita extraordinaire mu Gifaransa. Isano ni ikintu kidasanzwe. Ikintu kidasanzwe rero gishobora kugukoresha n'ibyo utagomba gukora, ukica gahunda, ariko ukaba utari gutanga inyigisho ngo n'abandi bazice gahunda, kubera ko nawe utabitekereje utigeze ubigambirira. Ni nk'uko wenda ushobora kumva inkuru nziza, mbese nkumva nasimbutse narenze urupangu, bigaragara ngo inkuru nziza ni inteye gusimbuka, ariko si icyigisho ntanze ngo bazasimbuke barenga urupangu, ahubwo nanjye mbonye bimbaho gutyo. Kandi biranashoboka ko navunika, kandi nta ingambire kuvunika, ahubwo byari bitewe n'umunezero ngize udasanzwe. Wenda natanga urugero, wenda mfite umuntu nabuze, ni umwana wanjye se cyangwa ni mu muryango, ntabwo tuzi niba akiriho cyangwa niba yarapfuye. Noneho muri cyagihe ntekereza ko byarangiye, ndetse narize nkihanagura. Ubwo muri cyagihe ndimo nimvuga ni byarangiye, umuntu ntakibaho, najya kubona nkabona arahingutse mu muryango w'inzu nuko cyangwa se mu marembo, nshobora kugira umunezero udasanzwe, nkibuka wenda nasimbutse bidasanzwe. Ubwo icyo gihe rero ntabwo byo ni icyigisho ntanze ngo n'abandi bajye basimbuka baricyo. Ibyo ni ibintu bibaye nanjye ntateguye. Ndagira ngo icyo mukimenye rero, nta niko n'umuntu ashobora kuba afite umugabo udakijijwe, afite umugabo bwose wamujujubije, wenda umuhora mukubita amuraza hanze, cyagiye rwose yari yiteguye kuziyahura kubera umugabo we. Nuko yajya kubona akabona umugabo arahagurutse mu rusengero, ati uyu munsi ndihannye, ati na madama mbabarire, ati aho nari mugejeje rwose aruhuke. Ati icyo gihe rero umugore ashobora kubyina bidasanzwe, akaba yakwibuka n'imyenda ko kwa mugani yatakaye, ariko ntabwo ari icyigisho atanze, nawe biturutse ku bintu bibaye atakekaga. Ukoro niko ngira ngo dusobanukirwe ibyanditswe na Dawidi. Isanduku y'Uwiteka yarabanjiranyagwa, imaze kunyagwa nuko Abisirayeli ikibero kibashiramo. Biratubwira ngo umugore wa Feniyasi yabyaye umwana amwita Ikabodi, bisobanuye ngo ikibero gishize mu Isirayeli, kubera ko isanduku y'Uwiteka yari yanyazwe. Ariko mu gihe yari yanyazwe, Abisirayeli bakajya bajya gusarura ingano barira, kandi ni mu isarura. Murabizi ko isarura rinezeza, ariko kubera ko bari barabanze kubura ikibariro cy'Imana, nta gaciro bagifite, ngo basaruraga ingano barira. Mu gihe bari gusarura ingano barira rero, Bibiliya iratubwira ngo Abisirayeli ngo bubuye amaso no gusanduku y'Uwiteka iraje, kubera ko bari bayinyaze yari yabaguye nabi, barayigarura rero. Abo bayibonye bishimira kuyibona. Urumva iyo jambo, bishimira kuyibona. Amaze kwishimira kuyibona rero, isanduku nanone igihe Dawidi yumvise ngo irageriwe, atekereje agaciro agaruriwe, ari aranezerwa kuko birumvikana bidasanzwe. Nuko ntabwo bivuze ngo yarari gutanga icyigisho mujye mubyina imyiterigwe, ahubwo bigaragara ngo nawe ni byamubayeho atabigambiriye. Bityo nkaba ngira ngo ntabwo twibuke ngo dushobora kugira umunezero udasanzwe
ntibibe icyaha mu gihe atari byo twitoje, atari byo turi kwishyiramo, ahubwo biraterwa n'ikintu kibayeho ntabwo tutatekerezaga. Ibyo birashoboka. Numva rero muri make ariyo nama natanga kubitwaza Dawidi, babwira ngo nibabe maso, batazitwaza ibyanditswe bakabigoreka bagira ngo uko bari kugenda ni kwijambo ry'Imana rivuga. Biteka bagire neza. Murakoze cyane bw'inama zitandukanye kuri icyo kintu cya Dawidi. Gusagira ngo niba ntibeshye no mu bintu Dawidi yanditse muri Zaburi, icyo kintu yakivuze muri niba ari Zaburi y'ijana na 50, niba ntibeshye nta hantu yashyizemo icyo kintu cy'imbyino. Nyine nicyo cyo turi kuvuga nyine, urumva nicyo cyo turi kuvuga. Buriya Dawidi nyine aravuze ati mushimishe Uwiteka neberu n'imbyino. Babyumva? Yego. Ayo jambo imbyino ntabwo bivuze ngo abantu babyitwaze babyine nta mpamvu. Ijambo mushimishe, ahubwo nanone wite no kuri iri jambo. Zaburi ya 97 umurongo wa 10, wenda uwa 11 aho ngo umucyo ubibirwa umukiranutsi n'umunezero ubibirwa afite imitima itunganye. Numva iyo jambo, umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ukabibirwa afite imitima igeze gute? Itunganye. Imitima itunganye. Bigaragara ngo mbere na mbere babanze batunganye iki? Imitima yabo. Namara gutunganya imitima yabo banezerwa. Ariko muri uko kunezerwa nanone ko ni byiza ibyanditswe byarabyandikiye kutuyobora. Kabiri, Yego. ijambo ry'Imana ryandikiwe kutuyobora. Igitabo cya Nehemiya 12 umurongo wa 30 na 31. Igitabo cya Nehemiya igice cya 12 umurongo wa 30 na 31. Akatubwira ngo nuko abatambyi n'abarewi bariyeza, ariko kwa gutungana nyine. Abatambyi n'abarewi bariyeza maze beza amarembo n'inkike. Nuko nuriza abatwari b'Abayuda ngo bajye hejuru y'inkike, mbaremamo imitwe ibiri yo kugenda muri gahunda bashima. Kugenda muri gahunda bagira gute? Bashima. Nuvuga ngo bakabyina gahunda igomba kubamo. Bahimbaza Imana, bagomba gushima Imana muri gahunda, ariko habanjije gutunganya imitima. Kabiri, uko abatambyi n'abarewi bariyeza. Ntabwo tubwiye ngo barahaguruka barabyina gusa, bariyeza. Bamaze kwiyeza rero nanone ngo Nehemiya ngo agira gutya, kubera ko ntabwo ngo Nehemiya yari gukora nka dirijo ngo ahagarikamo cyangwa atoranyamo imitwe ibiri minini. Ntabwo ngo ni amakorari abiri manini ngo abasaba kugenda muri gahunda bashima. Kugenda muri gahunda bagira gute? Bashima. Bashima. Ikibazo rero ni uko umuntu usanga avuga ngo njyewe nabyiniye Nyabingi, none ndashaka ko umubyimba na cire cyangwa se umugara na cire Nyabingi, ndashaka kuwucira Imana. Aho ntumva none se Nyabingi niba atagira gahunda, Imana yo ikabishaka gahunda. Siko bini? Niba ikitonderwa, niba wenda waracugushije amabuno ugambire kugusha abantu, uracugusa none ugambire kugusha, niyo ntego. Ndagira ngo umenye ngo gushima Imana kw'abakristo kugomba gutandukana no gushima kw'abapagani. Abapagani bagomba gushima bafite indi ntego yindi bafite, ariko twebwe dufite intego guhindura abantu. Ntabwo intego ari ukugusha abantu. Siko meze? Yego. Intego si ukugusha abantu, intego ahubwo ni ukuhindura abantu. Umunezero wacu kubaka aho gusenya abantu. Amen. Amen. Hari ahantu mperutse kugera, abantu bavuza amapende bahenereje, abapagani baje kubareba ngo mbese ko bava ngo turagwa ngo sibo batugusha. Ubwo surumva ikiza bakuyemo n'ikihe? Ni byiza ngo ibyo dukora bye kugusha abantu, ahubwo bihindura abantu. Imana ibagire neza cyane. Murakoze cyane. Mugerageje no gutanga ingero zitandukanye. Nibyo koko hari ahantu ugera mu rusengero ukabona korali irahagurutse igiye kuririmba, ukabona umugore umwe aturutse hariya n'undi mugabo aturutse hariya, kandi ubwo se umugore n'umugabo bakajya bakabyina, abandi bakabaha amashyi.
aha ubwo rero uko biri kose abantu baragenda basobanukirwa ikintu cyo kubyina. Hari ikintu mugerageje kuvuga muravuga ngo umuntu akavuga ngo nabyinaga wenda ari mu kabari ngo rero ngo izo mbaraga nakoreshagayo ngo ntago byarangira gutyo ngo reka nzimbyinire n'Imana. Nuko ubwo rero ugasanga hajemo kuvanga ibintu. Hari akandi kantu nagira ngo bibarize imbere y'amakorari, hari ibyo tujya tubona umuntu akagerageza kubyibazaho n'abandi bakabyibazaho batandukanye. Hari ukuntu ubona korari bagiye kurimba nk'indirimbo runaka, tuvuge hari ibintu ngo niba ngari ugucana imuri, ukabona indirimbo igezemo ukabona baje bikoreye ibintu wajyana n'utubindi turimo umuriro bakaza no mu rusengero nuko. Ndetse wenda hari ikijyanire hamwe n'ibindi ibintu by'imikino mu ndirimbo biba bimeze gutyo, ugasanga wenda hari ngo bararimbye ngo igitego cyarinjiye Golgotha ngo Yesu ngo yatsinze Satani, ugasanga bamwe ngo bagiye bakozemo amakipe abiri, babonetsemo ngo ikipe ngo yo ku ruhande rwa Yesu ngo n'ikipe yo ku ruhande rwa Satani. Ibyo bintu by'imikino byo mu by'ukuri rero hari ikintu kibaho ndetse ugasanga cyatwaye umwanya, kandi mu by'ukuri nta n'icyo cyunguye abantu uretse kugusha abantu. Pawulo rero yandikiye Abaroma mu gice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ati dore kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva guheshwa n'ijambo rya Kristo. Rero kwizera guheshwa no kumva, nta kindi kintu wakora ngo abantu babashe kwizera, ahubwo ushobora no gukora ibintu ugira ngo uri kwigisha ahubwo ukaba uri kugusha. Urugero niba umuntu yasambanaga bafite inzira yacagamo ajya kugusha abantu, aramutse avuze ati ngiye kubyigana uko nabikoraga, icyo gihe aba ari kwigisha abanyantege nke uko bazabikora. Nta kiro yaba ari kwihindura abantu no kwigisha gukora ibibi. Noneho ugasanga ikindi niba tuzi ko gusinda ari icyaha, ese umuntu yamenya gusinda icyaha ari cyo ariko wigize umusinzi? Ngo nibwo baramenya ko gusinda ari bibi. Ese umuntu yamenya ko gusambana ari uko wigize umusambanyi? Ese ubwo numara kwiyaturiraho ibyo bibi, ejo nawe bikakukongera, inyungu zungukamo neye? Yohana ni wanditse ngo gukundwa ntukigane ikibi, ahubwo ngo uzigane icyiza. Numva rero ari byiza ko banteze amatwi birinda kujya gushakisha ibindi bintu, ahubwo dusenga Imana itwuzuza umwuka wayo wera, iduhe kwizera, ubundi tuvuga ubutumwa abantu bibumva bagazahindurwa nabwo. Umuririmbyi yararirimbye wa 411 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, araririmbagira ku gice cya 6 aturwanane na Yesu beta bihebuje, atuwe kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa, genda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Icyo niyo gikenewe. Wasoma mu byakozwe n'intumwa gice cya 11 umurongo wa 24, ugasanga kugira ngo Barinaba ahindura imitima y'abantu ngo ari uko yari yuzuye umwuka wera no kwizera. Biratubwira ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera, abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Bityo rero amakora nteze amatwi yumvikana ibyo dukora, twebwe ari uko twibwiranye tuvuga tuti ibi hari icyo biramara, tugasanga ntacyo byunguye, ahubwo bamwe byabigishije n'ingeso mbi kugira ngo biri kubigisha ikintu cyiza. Numva rero nabagira inama banteze amatwi, senga Imana dushoboze kuvuga ubutumwa turi abanyangeso nziza, tuzuye umwuka wera, dufite kwizera, imitima y'abantu izahindurwa n'umwuka turimo, izahindurwa n'ijambo riri muri twebwe bamaze kuryumva ariko rishorewe n'imbaraga z'Imana ziturimo. Numva ari cyo navuga, naho ubundi bindi abantu bakora bindi nibyo bikorera ku ruhande rwabo, ariko ntacyo bihindura ku mitima y'abantu. Murakoze cyane. Hari akantu mbese nibuka, hari akantu kajya karirimba ngo tumukandagire Satani, ngo Satani n'umugome, ugasanga abantu bari gukubita imigeri hasi, bashishikaye cyane bagakubita imigeri hasi ngo tumukandagire. Ubwo rero ugasanga umuntu ashobora no kubavunikira azi ngo ari gukandagira Satani. Ubwo rero Imana ifashe abadukurikiranye
bakomeze bamenye kandi basobanukirwe umurimo bawukora ariko mu buryo bwiza buhesheje Imana icyubahiro cyane rwose. Satani ntabwo wamukandagira ko ntaba hamwitaka. Bibiliya tubwira Yakobo yaranditse ngo mugandukire Imana ariko murwanye Satani ntazaba. Bigaragara ngo rero icyo dusabwa ni ukugandukira Imana, ubundi Satani tukamurwanya, ariko Satani akaba adakubitwa imigeri, akaba adakubitwa inkoni, ibitutsi ntibimwirukana. Cyakora hari icyo wakora Satani agakira n'igikire. Abaroma igice cya 16 murongo wa 19 na 20 niho handitswe ngo igitumye mbabwira ibyo ni uko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nicyo gitumye mbishimira. Ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Umurongo wa 20 Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byawe. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byawe, ariko ari uko mwaba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Iyi rero inzira yo gutsinda. Yego murakoze. Ndagira ngo dusoze. Mwagerageje gutanga inama zitandukanye ku bantu b'abaririmbyi. Ndagira ngo twakire na perezida nawe noneho nk'umuntu uyoboye korali agira inama abaperezida bagenzi be uko korali yakagenze bigakomeza kugenda neza. Noneho tuze no kumusaba kugira ngo adusozereze asengera n'amakorali. Tuzi yuko biva mu gusenga, asengere n'amakorali. Rwose hari ibyo abantu bumvise, hari n'ibyo abantu bujye bakora batanabisobanukiwe, nyuma yo gusobanukirwa basabe n'Imana bashoboze gushyira mu bikorwa. Yego rwose. Murakoze cyane nk'uko twungutse byinshi kubw'inama dirija atanze. Ubundi inama nanjye naha abaperezida b'amakorali ni ukumenya ko umurimo dushoreye tutawubereye maso twazawubazwa, kuko nibyo byose dirija asobanuye. Hari usanga abaperezida b'amakorali batanabyitayeho ngo babimenye, ugasanga rimwe bashatse nabo kuzana ibintu babonye hirya no hino, yenda bibwira ko ari byo byahesha korali yabo agaciro. Navuga nti rero nibagerageze gukora umurimo w'Imana bagisha Imana inama kugira ngo ibyo ishaka ari byo bakora, batazagira ibintu bajyanjiza mu murimo ugasanga bitumye Imana itabishimira. Ndumva ari icyo nababwira. Kandi ikindi hari ijambo dirije yatangiye avuga ry'uko umuntu akwiye no kumenya imikumbi y'uko imeze ndetse agafata neza amashyo ye. Kuvuga ko iriya jambo n'abaperezida ryatureba cyane, kuko birakwiriye ko perezida wa korali amenya abaririmbyi afite uko bameze, noneho akagenda abihanganira akurikije uko buri umwe ameze. Turashobora ko yenda habonekamo abanyantege nkeya mu buryo runaka. Ubwo nabyo birakwiriye ko perezida wa korali abimenya, akamenya uko agomba kubafata. Kwara usanga abantu bagenda bahutaza abandi, ariko mu nshingano za perezida agomba kumenya ngo aba bantu nshinzwe nabo ngomba kuhirimbana nkabitaho kugira ngo he kugira n'umwe ntakaza. Kuko Yesu yavuze ku by'abungeri avuga ko bakwiye no kumenya umukumbi bafite, ndetse izicumbagira bakazigenza buhoro, izivunitse bakazishyira ku bitugu. Ngira ngo hari yashatse kuvuga ko mu mukumbi habonekamo izifite ikibazo ariko nazo zikitabwaho. Ndumva rero icyo nakibwira bagenzi banjye, kuko hari aho usanga bamwe barobanura ku butoni, ugasanga yenda uworoheje nta gaciro agize,
ugasanga mu by'ukuri ni ikibazo. Nkavuga ni rero nsabe bagenzi banjye bamenye ko uyu murimo twahawe tugomba gufata neza abo twashinzwe kugira ngo bishoboka bose tuzabageze imbere y'Imana. Murakoze. Ndagira ngo mbere yuko President wa Korali asenga Imana ngire icyo mvuga iki kintu cya mina cyangwa itaranto nyinshi. Nshatse kuvuga imirimo itandukanye mu itorero umuntu ashobora guhabwa ari umwe. Numvise iyo message nayitanga yanga abayikurikirana none bazarusheho kumenya icyo bahamagariye. Bagiye muyerekwa ari ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2000 hari ku cyumweru. Njya muyerekwa ari kuri 20 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2000 nza kubona umubyeyi ufite ikibazo arimo yitotomba ngwerega ngo bakabije kumpa imirimo myinshi mu itorero, ngire ubudiyakoni, ngire korale, ngire n'urugo rwanjye. Urabona ngo ibyo nabivamo? Mbese niba bashaka ko mbo muririmbyi baritse nkaba muri korale gusa ubudiyakoni bakabuha abandi. Niba se bashaka ko mba umudiyakoni korale bayihaye abandi bayoborwa n'abandi atari njyewe. Nuko muri iryo yerekwa nzakona mbona aratwite, ngiye kubona mbona mu kanya gato mbona byaye abana babiri. Abyaye abana babiri nagiye kubona mbona umwana umwe amuhetse ku mugongo undi aragenda amufashe kunda. Nuko rero ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira iti mbariza uwo mukozi uri kwitotomba ngo afite imirimo myinshi mu itorero, umumbarize mbese koko nguhaye umugisha ukaba byaye abana babiri kandi dore kubarera bizakurushya, none se uranyemerera nkorohereze umwe mwice ngo usigire umwe? Kibazo nicyo. Ese ari wowe wakwemera ngo umwana umwe apfe asigare umwe, cyangwa buti Imana umfashe ubwo wampaye bose bazakure? Niba rero utakwemera ko umwe apfa, naniko niyo mirimo wahawe niba ari n'itatu saba Imana imbaraga. Mana wangira icyizere bishoboza iyi mirimo yose nyikore nzakwereka inyungu yayo. Numvise rero iyo nama nayibaha nk'abakozi Imana dufatanyije umurimo. Mwamufite imirimo itandukanye mu itorero, waba umwe yaba ibiri yaba itatu, wibuke ngo nyiri kuyiguha akeneye ko yazabona inyungu yayo. Imana ibafashe rero. Numvise ariyo message nakongeraho. Cyakora handi hano navuze mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 6 uhere ku murongo wa mbere, muzabona isanduku y'Uwiteka mu gihe yari yaranyazwe, muzasomeye mugeze ku murongo wa 13. Yari yaranyazwe, muzabona amarira abisirayeli bari bafite, ariko ku murongo wa 13 isanduku y'Imana igarutse ngo abisirayeli bubuye amaso barayibona ngo bishimira kuyibona. Natwe bigaragara ngo dushobora kunezezwa n'abacu bahindukiye bakava mu byaha bakajya mu gakiza. Dushobora kunezezwa n'imiryango yacu yihanye, bikaba byatuma tugira umunezero, birumvikana. Ariko byose muri gahunda nk'uko twabibwiwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze. Senga Imana yishimira ko natwe kandi yishimira ko izakomeza kudufasha mu twahamagariwe gukore nk'uko ishaka, tuzabone ibyasezeranijwe. Uwiteka Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye kuri Imana igira neza. Tugushimiye ko ari wowe waduhamagaye ukaduhamagarira uyu murimo wo gukorera mu buryo bwo kwamaza ishimwe ryawe. Data rero uyu mwanya twumvise inama zitandukanye w'iki kiganiro dukoze. Data turakwinginze ngo abazazikurikirana bose bazaziteho kugira ngo bazabashe gukora umurimo we nk'uko bikwiriye, bazabone ibyasezeranijwe. Dufashe mu minsi igaragara ko ari iminsi mibi irimwo ubuyobe bwinshi, Satani nawe ari kugenda avangavanga ibintu byatuma ubutumwa bwiza bugira inkomyi, ariko turinginze ngo
iyo migambi yose y'umwanzi uyica intege, uyikureho, ijambo ryawe nyagasani ribashe gutambuka nta nkomyi. Turasenze rero ngo utugirire neza amakorali atandukanye uhamagaye ngo gukorere, uyashoboze kugukorera mu buryo bugushimisha kandi haboneke umusaruro mwinshi mu ivugabutumwa, abantu benshi bihane bagere ku musaraba. Turagushimiye rero ko utugiriye neza, kandi turagushimiye ko uzakomeza wese gukurikirana izi nama uzamushoboza kuzitaho akazishyira mu bikorwa, bityo akagukorera nk'uko bikwiriye. Urakoze, turagushimiye, dusabye Imana mu izina rya Yesu.